no urabizi umuntu wigize umadeperi cyane akajya mu bintu by'Imana yego nawe yugiye kumushaka ubuzi ko ari umukristo buri ikintu kirimo imbere upfa kumenya umuntu byakugora Sadu nawe urabizi subizi se ushakana n'umuntu akwereka yuko ari umukristo mwagera mu rugo kakwereka nyine ko ari umuntu ushobotse ariko hanze umva agaca ibintu ngiye twarasohokanye nk'umuntu ugiye kuma inshuti ye ya pase nabonye yatsira undi inzoga yanjye imodoka ugendamo n'ibyanjye ati shyira agapira hasi tuturane nibyo byababaje murava hanyuma ikindi makuru ahari na yuko iyo nzu iri muri Cyamunara ngo bayishyize muri Cyamunara izo modoka zose ari amakrediti ya intwari yego ikindi cya kabiri namubwira cya mbere cy'ingenzi mu buzima namubwira ati ndashaka guhura n'umusaza iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye reka nkusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza we wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarayikora ndizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 ni Sadu na Manzi nk'ibisanzwe mu misozi mu bibaya mu bishanga mu midugudu muri quartier hose tuba tugendana nirukayo ariko simba nasaze mbashakira amakuru 5 ko kandi kuri kamera muri kuhabona umutumirwa mushyashya ndagira ngo mwakire amazina nahaturutse nitwa Sebera yego Uwasebera warambwiye uti ndashaka ko dukorana ikiganiro mfite inkuru ishyushye iyo nkuru ishyushye rero mbanza kuyikubazaho umbwira ko Bera uri mushiki wa Gafaranga Bishop Gafaranga ndakubaza ni muntu ki usobanurira wari we ko ari umugabo wa Annette Murava ariko akaba ari kuvugwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye cyane ko ari mu maboko ataraye ari mu maboko ya RIB ese Bera Bishop Gafaranga nkuko iyo nkuru wayimbwiye ndagira ngo abariyo duheraho Bishop Gafaranga ni muntu ki Bishop Gafaranga umuzi wiki bimeze bite nangwa nahandi wifitiye ibiceri rego uri mwiza nubwo Jori Annette nje nkiza mu byabo nyine umusaza wanjye ngiye yanyeretse yuko ya propose yego Annette yarambwiye ati uyu niwe mugore ngiye gushaka tundarananiye yego ndamubaza se kiganiro kigezeho kiryoye ndamubaza se Annette niwe washimye yego arambwira ati nta kibazo niwe numva nshaka yego ndamubwira ati Annette ko mbona ajya mu bintu by'Imana cyane muzashobokana abarambwiye ati okay it's okay sister tuzashobokana ariko utarakomeza naganiye na Prophete Noheli avuga ko ngo passe ya Annette na Gafaranga yanasoje avuga ati Gafaranga niwe wizize ati mpamvu ari we wizize ati Gafaranga yashatse Annette amuzi ari kuri passe none Annette amubonye nawe aravuga ati ndashidutse karabaye none Annette atangira kurya imigeri ngo atangira kwataka imigeri ati rero iki nirwa narindiriye Annette rero ati burya Annette kujya gutanga ikirego muri RIB subwa mbere yaradishywe yarari imigeri ese uretse na passe n'ibiki byose
Gafaranga ntabwo ikintu cy'amahane wari ukimuziho nka musaza wawe? mu bisanzwe ukuntu nari muzi n'ukuntu twakuze, yego nari nzi yuko nta mahane agira kuva ngana gutya, kuva mu bwana bwanjye, yego kurinda nta rushyirwe nzi. cyangwa muri kumurengera muvuga ko naga uyasatu naga ari ukumurengera, naga ari ukumurengera. Uriya mugore ngo ni Aneti, si mwanga pe birenze, nta nicyo dupfa. Uriya mugore ntashobotse, n'umukazana wanyu cyane ntashobotse. gute se ntashobotse? Icyambere cyo umuntu iyo uvuze ngo ntashobotse ugomba kuvuga uburyo adashobotse nyine. Icyambere reka nyikubwira unyumve neza. Icyambere cyo umuntu anywa inzoga, anywa inzoga ariko akishira yuko atazinywa, yigira yuko ari umukristo, akavuga Imana akayizi. anywa inzoga kandi ari umukristo. Ikindi yego, nose niba umuntu akubwiye yuko yagupropose, urumva ukajya ukayagara undi muntu akakubwira yuko. Reka nkubaze ikibazo kimwe, mwamenye mute ko Aneti Murava umugore wa Gafaranga musaza wawe yego anywa inzoga? Mwabimenye mute? Wenda narindi kukubaza ibintu bya danger, kubera ko wenda iyo nk'umuntu waguhaye passe, wenda nk'umuntu waguhaye passe ni ngombwa kumumenya nyine, ukamenya n'uburyo wenda hari naho mwahuriye kuri icyo kintu. Ese haraho mwahuriye, haraho mwajyaga yarazigutumaga, wigeze kubayo nka kwa kundi umaze gushaka baguhereza umuntu ujya kugufasha uturima mu rugo? Ese mwamenyenye mute muri ubwo buryo kugira ngo umenye ko yabanywa inzoga? Okay, kandi ari umwadeperi mu ndirimbo indirimbo zo kuramya. Ahantu njye namenyeye Aneti kanywa inzoga, njye yamaye pasi, njye nari ndi singo icyo gihe pe, yego nta mushere mfite, nta muntu, urumva yego, nta muntu dupanga ibintu byo kuba twanyidine twabana cyangwa twateretana, urumva yego. arangije arambwira ati njye ndashaka kuguha pasi y'umushiti wanjye w'umudiaspora. N'umushuti wese mu buhe buryo? Yaramuderetaga se mbere yuko ashaka? Amatwi unyumve. Arangije abarambwiye ati njye bera ndashaka kuguha umushiti wanjye nk'ukuntu uri mushiki w'umugabo wanjye. Yego, ndamubwira ati nta kibazo. Ngo atamuhaye muri nawe se ntawagira? Oya, narambwira ati n'ubundi ndi singo. Njye ahantu namenye ko Aneta anywa inzoga, twarasohotse muri hoteli. Yego, muri hoteli sinyivuze. Tumaze gusohokana njye ntumiza rawundi. Yego, ntumije rawundi ya mbere, ndabyumva mwamwishyuye. Arangije ngiye kubona mbona nawe atumije inzoga. Yego, nibwo namenyeye yuko anywa inzoga, ntago nari mbizi. Ntabwo wari ubizi? None se bityo izo nzoga zikaba ari zo ntandaro zo kugira ngo ibibazo byabo bizahukera? Oya, impamvu urabizi, umuntu wigize umwadeperi cyane akajya mu bintu by'Imana, yego, nawe iyo ugiye kumushaka ubuzi ko ari umukristo. Buri ikintu kirimo imbere, upfa kumenya umuntu byakugora. Sadu nawe urabizi, si ubizi se? Ushakana n'umuntu akwereka yuko ari umukristo, mwagera mu rugo kakwereka nyine ko ari umuntu ushobotse, ariko hanze umva agaca ibintu. Njye twarasohokanye nk'umuntu ugiye kuma inshuti ye ya pase, nabonye yatsira undi inzoga. Baba we, dusoza ikiganiro, urifuza iki? Urifuza ko byagenda bite kuri musaza wawe ubu tuvugana? Kuko niba ari kuregwa ibintu nk'ibyo, ni ngombwa ajye mu rukiko aburane. Urifuza iki kuri icyo ngicyo? Ese hakorwa ibaruwa nk'uko hari umumeya wa Nyanza warezwe n'umugore we ko amuharika n'ibintu nk'ibyo byo guta urugo, ariko umugore we yanditse ibaruwa amusabira imbabazi, barazimuha, baramurekura mu rukiko, baramurekuye. Mwebwe murifuza ko byagenda gute kuri icyo kintu? Ndifuza yuko njye hano, kuko umuntu wenyine
uzafunguza musaza wawe ni umugore we Annette Murava wamureze, niwe wenyine ufite kwandika ibaruwa akayijyana mu rukiko bakayisoma bakamubarira. Nimutegera Annette ngo mumuganirize yandika iyo baruwa, murumva ko musaza wanyu azasohoka gute? Gihe ikintu nifuza, yego, nasaba n'ubuyobozi kiri cyambere cya kuvuga yuko umusaza wanjye ararengana cyane, ararengana. Nshobora kuba ndi kumuvugira wenda bavuga yuko ndi musaza wanjye, ariko bareba ku mpande zombi. Ari Annette bakamwegera na musaza wanjye ahari bakamwegera. No kuvuga ngo iyo bakureze nk'icyo kintu bakakurega gutyo, ikiba gisigaye kiba ari akazi kaba gasigaye kaba ari akurukiko, kuko iyo bigukoreye dosiye nk'ubaracyari muri RIB bari kumukorera dosiye, niba yohereza mu rukiko azajya kuburana. Naburana nta mbabazi umugore we amuhaye bazamukatira bashobora kumukatira 30 jours bashobora kumukatira imyaka iwanye n'ibyo byaha byamuhamye. Ese kugira ngo turebe ko mwahangana n'icyo kintu, nge ndumva nkanjye ku giti cyanjye mwakwegera mukazana wanyu mukamuganiriza, amara kumuganiriza akandika ibaruwa agasabira imbabazi umugabo we agataha, noneho ibindi mukazabiganiraho yatashye. Ikintu muracyumva muti? Yego, kurengana murabyumva mu buryo bwanyu, sibyo? Ariko nibijya mu mategeko baramuhora icyaha ashinjwa, nibasanga kimuhama baramuhana. Icyo kintu mwe muragikoraho iki? Inama nabagira nuko mwakwegera mukazana wanyu Murava mukamuganiriza, mwamara kumuganiriza akaba yasabira imbabazi umugabo we yafungishije. Sadu, kandi ikindi naguciye mu ijambo, yego, ikintu gitumye ndi hano sinjye wagutumiye se, ninjye waguhamagaye ubwanjye njebera, yego pe, si byose njye ndi hano nshigikira musaza wanjye, sibyo? Musaza wanjye ararengana. Icyambere cyo uriya mugore ni Sadunda, yego, umuntu w'inzoga wenda ashobora kujya kunywa inzoga, ntabwo abasha gukontorora, yihisha ngo ni umurokore, ngo ni umwadepe n'ingavuga Imana. Reka ni ukukubeshya rwose pe, yego, ahubwo icyo namubwira niba nanyumva n'ubundi ndabizi, niba nzi niba atananzi agomba kunkurikirana, ntago mbizi we yaribeshye, ahubwo nashyire baro hasi yumvikane n'umugabo wasize umugore wa kabiri, akaba ari wasanga umugore wa mbere agasanga wa kabiri, yego, agasiga umugore wa mbere agasanga wa kabiri. Ahubwo icyo namubwira cyo niba nankurikirana nashyire baro hasi, yego, nashyire baro hasi, kuko ibyarimo ari kwishuka. Umugore w'umusinzi, ubusinzi oyasa nyumva neza, ubusinzi bujyana n'ubusambanyi cyane. Buriya nabyo ashobora kubikora se, n'ubusambanyi biragendana. Oya cyane, biriya nabyo ashobora kuba bikora cyane, ngenda bihamya neza. Umuntu w'inzoga agacisha hirya no hino aje akajya kuvuga ijambo ry'Imana, agahagarara akavuga ati, akaririmba cyane, ngiye simbyemera. Ahubwo inama namubwira niba nankurikirana, umva Sadu, niba nankurikirana, niba nandeba, nashyire baro hasi, kuko arishyuka. Ahubwo nibaza ubwenge nareke twumvikane, yego, n'ubundi yarangije kumenyekana yuko kadashobotse. Hanyuma rero nashyire baro hasi, umugabo we bamufungure, niba ari uwo kubana babane, niba atari uwo kubana batandukane, buriya ntago ari uwe. Iyo udashobotse nyine ntamagaruza. Gafaranga yigeze kuvuga ijambo akigera kwa Annette, aravuga ati rero njyewe iyi nzu urimo ni iyanjye, imodoka ugendamo ni ibyanjye. Ati shyira agapira hasi tuturane.
nibyo byababaje Murava. Hanyuma ikindi makuru hari na yuko iyo nzu iri muri Cyamunara ngo bayishyize muri Cyamunara, izo modoka zose ari amakredit ya amakredit y'umuntu kundi bamwita Buda Kamerama, bari Ramberi, banka Ramberi wayafashe miliyoni zirenga 40 muri banka Ramberi. Ati rero Murava natamuye imbabazi ngasohokemo nabandi barahita batanga ibirego. Ibyo bintu mubiziho cyangwa ni ibinyoma byo ku ma YouTube? Barero tubwihereza umucyo. Iyo nzu yayibonye ate, akakazu keza afite akabonye ate, iyo modoka agendamo y'umuturirwa. Noneho ngo story hari nuko ngo bajya Murava amurega, yaramureze gafaranga yitaba, yashizemo Murava mu modoka baranajyana. Mu modoka baranajyana, noneho gafaranga wasigarayo Murava aragaruka. Ese iyo modoka barayigaruye iri kuri ribu, imodoka imeze ko numvishe ko Murava yagarutse azi imodoka ku buryo yakije aragaruka. Bari dukire mu cyo kuri byo dusoza ikiganiro. Ikintu mvuga Sado, ibyo bintu Aneta atangaza avuga ni ibinyoma. Kabaye arabeshya pe, arabeshya kuri ibyo, kuri ibinyoma beshya. Ayagenda yiyemera avuga ibiki n'ibiki. Uriya namani murimo ni indaya, ndabivuze nashaka girute. Urani Sireye hoyata cyane, iyo nayo ni inkuru cyane. Nawe naba ari hano nzabivuga. Nashobotse ni indaya, umuntu unywa inzoga nta mukozi w'Imana unywa inzoga ahagarara, kandi kunywa inzoga bijyana n'ubusambanyi. Ibyo bintu ntago byaba ari ukumuharasinga se? Oya ntago ari ukumuharasinga. Kugira ubyemere neza yuko ntamubeshyera, uzadukoreshe nge nawe ikiganiro. Reka nkushimire cyane wowe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV. Bera, ndizera ko ubutaha ninkuhamagara uzaza tukaganira kuri icyo kintu. Nta kibazo. Wifuza ko musaza wawe arekurwa agataha cyane, nje mva bakaganira, batandukana bagatandukana, nangwa se bakomezanya bagakomezanya, nge nta kibazo. Ariko Aneti ni umuntu udashobotse. Niki wabwira imiryango yawe iri iyo ngiyo yabonye bino bintu byose, nangwa abantu bose bahagaritse imitima ku bwa gafaranga? Ikintu nabwira umuryango wanjye, bahumurize. Icyambere nuko bihanganisha, muhumure, narirarenga. Yego. Iyo ntumiye umutumirwa mushyashya hano, mubaza ibibazo bitatu, yabashije kubisubiza neza ashobora kuba yabona gift, nangwa se agahabwa andi mahirwe aturutsemo ibi bibazo. Ikibazo cya mbere, uri single nangwa uri married? Okay, murakoze. Ngende single. Uri single? Yego. Ikibazo cya kabiri, ugiriwe amahirwe yo guhura n'umwe mu barinda nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni ikihe kintu wamubwira? Shyiraho mikoro. Cyambere namubwira, wamubwira iki? Cyambere namubwira, kuko abatarinda nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni amagweja. Abamurinda ni babita gudagamera CTU, babita ba CTU. Tugahura uye n'umusitiyu umwe mu ba CTU nyine tugahura. Yego. Duhuye bwa mbere, uye mukicara mukaganira, nangwa mugasangira na byeri, nangwa ikindi kintu. Cyambere namubwira ati bro, muri intwari,
Yego. Ikindi cya kabiri namubwira cya mbere cy'ingenzi mu buzima namubwira ati ndashaka guhura n'umusaza. Yego. Umusaza niwe Paul Kagame. Yego sha. Niwe namubwira ati basi mbabarira. Buriya ngewe ikintu namubaza tutarakomeza ku cyanyuma. Ikintu ngewe buriya nabaza umusitiyu namubaza ni iyo uri iruhande rw'umusaza bumva ntabwo ufite. Nyine wowe ni intekerezo zawe. Nakimubaza pe. Wowe ntabwo dutekereza kimwe abantu twese. Nje namubwira ati ndashaka guhura n'umusaza. Ndashaka guhura n'umusaza. Umva waduhaye amahoro mu Rwanda. Umva utumye tubaho nyine nyine Imana niyo ya mbere ariko niwe uza bisoza byose ari uwa kabiri arangiza. Namubwira ati nge ndashaka guhura n'umusaza. Hanyuma ahura na Paul Kagame wacu. Yego ikibazo cya nyuma na nyuma. Yego. Ugiriwe amahirwe yo kugenda mu ndege. Sinzi niba wari wayigendamo ariko ibi nibibazo mba nanditse ngomba kubaza umutumirwa mushyashya. Ubwo butaha nitugaruka ntago nzabikubaza. Ntago mbese ntago ndagenda mu ndege. Urakoze cyane. Ugira amahirwe yo kugenda mu ndege. Ni ikihe kintu cya mbere wakora? Kuko ndagusobanurira ibiberamo, services ziberamo, harimo toilette, aho kuruhukira, ibyo kurya, ibyo kunywa, mbese services zose ikenerwa uri hasi no mu ndege urazibona. Ugiriwe amahirwe yo kugenda mu ndege bwa mbere, ni ikihe kintu cya mbere wakora? Cyangwa se watekereza kuko harabahita bavuga batereka mpamagare imiryango yanjye yibwira ko ndi mu ndege, cyangwa se mpamagare shehe wanjye mubwire ko ndi mu bicu nagurutse. Ni ikihe kintu wakora uri mu ndege bwa mbere? Cyambere nakora cyambere mu buzima navuga ati ndi mu ndege nibwo bwa mbere naba nyigezemo pe. Nakora njye ubwanjye. Icyambere nje nkunda kwicara imbere. Mu modoka ngo ndakwicara imbere. Mu ndege abantu baba bari imbere. Ntabwo nkunda kwicara inyuma bro. Mu ndege abantu baba bari imbere ni abantu baba bashinzwe iby'indege bari abazitwara. Abese babita baki kamerama abantu pilot nibo bari mu ndege chef kandi abakinze kuryo utabona imbere. Kere kukinguye idirishya ukareba ibicuko byizengurutse. Nta n'inzu ureba. Ikintu cya mbere nakora nabanza nyine cya mbere nakumva byandenze. Yego. Icyo kintu cya mbere pe sinabeshye. Yego. Nakumva byandenze. Nuguhamagara iwanyu ukababwira uti ikintu cya mbere namagara papa wanjye ndiye nkunda mu buzima. Papa wawe. Yego. Nkamubwira ati ndi mu ndege. Ese kuki abakobwa mukunda ba papa cyane? Nyine njyewe mu buzima bwanjye nakuze nkunda papa wanjye. Mani sadu nagaruka kukwesha papa wanjye ndutira shiri wanjye. N'umuntu mbazayo ndi mu bibazo arabikansoringa. Naba mfite ikibazo cy'amafaranga akambwira ati se kuganje ukeneye angahe kugira uve muri ibyo bibazo. Wow, papa wawe. Yego. Niye muntu nahamagara nkamubwira ati waruzi n'ikindi dadi. Apana musaza wawe Gafara. Wapi? Oya, musaza wanje nawe yaza kurikiyeho. Papa wawe. Yego. Nkamubwira ati musaza wa ahantu uri umutima uratera ndi mu ndege. Kadasoza ikiganiro. Gira icyo ubwira abantu badakurikiye. Ikintu mbwira abantu badukurikiye ngenda bakunda muri inshuti zanjye kandi ndabizi neza aho muri hose Sadunda muramukunda. Niyo wankoresheje ikiganiro ninjye wamutumiye kugira nkoreshe ikiganiro ntanga amakuru yose kugira ngo musaza wanjye abone uburenganzira bwo kugira ubutabera bw'abantu kugira basi arekurwe. Arekurwe. Reka ngushimire.
yego namwe reka mbashimire cyane kuba mudahwema kudukurikirana. Impamvu mbaza bino bibazo ni ukugira ngo wenda aho twatangiriye muse nkaho mubyibagirwa gato twinjire mu buzima busanzwe, cyane cyane abantu bafite stroke cyangwa trauma y'ibintu biba byababayeho. Iyo rero mbabajije tuno tubazo turongera tugaseka twishima, ibintu bikagenda neza. Niyo mpamvu bambajije umutumirwa mushya kuri iki kintu, ariko ubutaha yagarutse tuba twamenyeranye tukaganira bisanzwe. Niyo mpamvu ntajya mubaza iki kibazo. Namwe rero reka mbashimire cyane kuba mudahwema kunkorera subscribe, mugasharinga ibiganiro byose mbagezaho. Imana baho umugisha. Ni Saduna Manzi, ndabakunda.